Yes, twongeye kubasuhuza mu mwese mukurikirana ibiganiro hano kuri ko mubimenyereye twabasezeranyije ko tuzadukora inkuru za politike ndetse iz'imibereho myiza y'abaturage, ubuzima busanzwe, entertainment ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ntitwibagirwe kandi n'inkuru zifite impact ku baturage kuko aribo ahanini tubereyeho. Umuturage, iyo tuvuze umuturage abantu benshi babifata ukundi, ariko umuturage ni umunyarwanda muri rusange, ni umuntu nkanjye kuko nanjye ndi umuturage w'umuturarwanda. Muri aka kanya rero muri studio za Hope of Africa TV yamanutse igera Nyamasheke, aho twagiye gusura cyangwa twagiye kuganiriza umusaza watubwiye yuko afite ubuhamya buteye icyambere, ni ubuhamya bubabaje, ni ubuhamya buteye agahinda, ariko kandi nanone ni inkuru ikwiye kugira impact kuri societe, kuko ahari harushobora kumva iyi nkuru afite icyo ashobora kwikoraho cyangwa afite icyo ashobora gufasha uyu musaza. Ntago byaba ari bibi aramutse amufashije kugira ngo abone ubutabera bwuzuye. Uyu musaza ni umusaza muri make nciyemo muri make ku buryo yanganirije inkuru ye. Ni inkuru ibabaje, yiciwe umwana ariko ntiyabona ubutabera bwuzuye, sibyo muze? Rero kugira ngo abadukurikira ku miyoboro yacu migari babashe gusobanukirwa cyangwa kumva imiterere y'inkuru yawe, muri aka kanya turagira ngo udusangize. Wiciwe umwana ntubona ubutabera bwuzuye, ese ubwo butabera bwuzuye utabonye, imvo n'imvano yo kugira ngo umwana wawe yicwe ni kubera iki uvuga ko utabonye ubutabera bwuzuye? Turagira ngo dutangire iki kiganiro, gifite part 1 na part 2. Turagira ngo dutangire ku gice cya mbere aho ugiye kutubwira imvo n'imvano aho byatangiriye. Watangira wibwira abadukurikira. Murakoze, nitwa Ntibinabo Fideli, komoka mu kagari ka Nyamasheke, umurenge wa Kanjongo. Oya, ni akarere ka Nyamasheke. Akarere ka Nyamasheke. Yego. Umurenge wa Kanjongo. Yego. Akagari ka Kibugo. Umudugudu wa Nyinya. Muri make umwana yagiye ku kazi ahantu yakoraga, ahava nimugoroba atashye nko nk'igihe cyo mu masaha 3. Umumotari witwa Saveri agiye kumucyura, baramumwambura, ntiyigeze abwira irondo ryari riri muri patrouille, bari bahari, ntiyigeze ababwira ko bamwambura umuntu. Yakije moto arataha, atashye igihe cyo mu masaha 3 n'igice bishyira saa 4, haza umuntu woherejwe n'umuyobozi w'umudugudu. Umuyobozi w'umudugudu yitwaga Yozefu Hakiba, aramubwira ngo umwana we wanjye amujyanye kwa muganga. Bamukuye mu modokari bagiye kumuta ku kigo cy'amashuri cya Ese. Ubwo twarazamutse, byutse abantu barampurira, tuhageze tuhasanga imodokari y'ibene y'umugabo Buroko Honeste, iri mu icyaza, ariko iyo modokari nkaba nari nzi ko itwarwa na Rurera Viateur. Kigingi wayo nawe yitwaga Rugira, umuhungu wa Buroko. Yego. Nawe ni umuhungu wa Buroko. Yego. Uwo Rurera Viateur ni umuhungu wa Buroko? Nawe ni umuhungu wa Buroko. Yego. Niwe mwari umushoferi w'imodoka. Uwo Rugira ari umushoferi wayo. Ubwo nagendaga duhura n'imodokari ya Bujeni mu Kabuza, umwana bamugejeje kwa muganga, ariko ari umuntu wapfuye. Ni ukuvuga ngo yageze kwa muganga yamaze kwicwa? Yamaze kwicwa. Yego. Noneho tuguma aho ngaho ku modokari, Rurera Viateur, tubona turutse haruguru mu marembo ya Ese, aje gutora imodoka. Imodoka yari iparitse? Yari iparitse hafi n'ikigo cy'amashuri cya hariya Press. Ni ukuvuga ngo muri makeya aho yafatiwe mu cyuho bagiye kujugunya umwana, naho imodoka yagumye? Niho imodoka yari yagumye. Yego. Noneho ariko ngo basanga nta hari undi urimo uyitwaye. Rurera Viateur aza gutora imodokari aho yari iparitse. Bigaragare ko bari kumwe kuko yamuhaye imodokari
bari kumwe kuko ntiyapfuye kumwe imodoka ari batari. Okay, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza no kuvuga ngo hari uwaje mu modoka agiye kujugunya umwana wamaze kwicwa, hari n'uwaje gutora imodoka, ariko hakaba n'umumotari usanzwe acyura umwana wawe. Uwo mumotari usanzwe acyura umwana wawe avuga iki muri dosiye y'urubanza rw'umwana wawe? Yaba yaragaragaje abantu bamwambuye umwana? Ntiyigeze abagaragaza, ntawe nigeze numva mu butabera uretse ko icyo numvishe hari uko yavuze gusa ngo bamwambuye umwana ati muto anagenda nawe ngo kugira ngo batazamwica. Ni bangahe, ni bande bamwambuye umwana avuga? Ntabavugwa umubare wabo, yumvaga avuga umuntu umwe gusa. Ibyo reka tubireke. Noneho turagiye, ageze kwa muganga, kugeza aka kanya ntago turamenya uwo Rurera Viateur yaje gutwara imodoka, ariko ntago ari wari wishe umwana, ntago ari wafatiwe mu cyuho ari kujugunya umurambo w'umwana wawe. Uwari wafatiwe mu cyuho ninde? Ni uwitwa Muzehe. Bamuhimbaga ngo ni Alias Muzehe, niko numvaga bari kuvuga muri dosiye. Ni dosiye ni iyi ngiyi ndi kureba, uwo bitwa Ernest Alias Muzehe. Okay. Ubwo nuvuga ngo ni uwitwa Ernest Alias Muzehe, akaba mwene Kayihura. Kandi uwo Kayihura avaga ndimwe na Buroko. Yavuga noneho n'umuryango umwe. Okay. Muzehe muraburanye? Muraburana mu rukiko bakoresha dosiye kuri sitasiyo ya Kanjongo. Nari gukoresha dosiye na Rurera Viateur arimo, na Rugira arimo, na Savera arimo. Mbere baramurekura, Rugira aracika, njya kubiganiriza komanda wari uhari witwaga Murangwa. Ambwira ko nimbona uwo Rugira nzamuhamagara, yampaye nomero ye ndetse ko yakuye muri telefone. Muhamagaye ambwira ko ndi kwivanga mu bugenzacyaha. Numva ntangiye kuburira ubutabera aho hantu. Noneho niho nicaye, reka noneho bakurikirane abahari. Nsubiye kuri aho ku murenge, aho kuri sitasiyo ya Kanjongo, nsanga ari Rurera Viateur na Alias Muzehe Ernest. Nsanga bari gukina ikarita bicaye ku kibuga. Nsanga bari gukina ikarita, ndabatese abantu uko baraye banyica umwana bakaba bari gukina ikarita bimeze bityo. Nafashe umugabo witwa Samusoni w'umumotari, ndabatereka njye ku gihanuza PPC, nteze nshaka kujya Intendezi, ngeze ku kagari ka Rwesero, asanga PPC. PPC niyo bambwira ati ahamagara kuri sitasiyo ya Kanjongo, abo bantu bose bashyire mu modokari, imodokari muyijyane Intendezi. Rurera Viateur ubwo nahise mfata moto ndongera nsubizayo. Mpageze babakoresha dosiye, barandika, bamare kwandika nibwo bahaga Rurera Viateur imodokari nk'uko yari yayijyanye kuri sitasiyo ya Kanjongo, agenda yitwaye. Wafatiwe mu cyuho agenda yambaye amapingu, wagenda atwaye imodoka. Baragenda, imodokari bayigeza ku Rwesero, urukiko rwa Kantu. Imodokari baza kuyifungira hano ku gataka, hariya ku kigo bafungiraho. Hari imodokari bayifungira. Uwo Rurera Viateur umugenzacyaha wari uhari amurekura urubanza rutari rwaba mu mizi, kandi ari mu bakekwaho ifatanyacyaha, kuko turavuga ifatanyacyaha ko ntago urupfu rw'umwana tuzi uburyo rwakozwe. Igihari nuko
hari imodoka yafatiye mu cyuho uwitwa Ernest alias Muzehe agiye kumujugunya. Noneho hakaba hari abandi bakekwagaho ifatanyacyaha. Noneho bamurekuye urubanza rutari rwaba mu mizi. Bamurekuye uwo munsi urubanza rutari rwaba mu mizi. Kuko urumva ko mu kumufata bakabwira ko bakemura intendezi babajyanye kuri pariki barakusasiye hariya ku rukiko rwa Kantu babona n'umushinjacyaha wari uhari bahita we baramurekura bafunga. Ariko n'uwo ntibamujyanye intendezi bamugaruye Kanjongo. Noneho ndagomba ndakurikirana uwo nguwo urubanza rwa Rusizi mu rukiko rukuru mbaza agiye kuburana mu mizi niho nabajije gusiga akaboko hejuru mbaza gushinjacyaha cyese ko mbona dosiye y'umuntu umwe kandi hari dosiye y'umushoferi wafatiwe mu cyo waje gutora imodoka akaba atarimo undi baba baramuvanye muri dosiye. Icyo gihe nta busobanuro bundi bampaye. Haburanye umwe aburanye aratsindwa tugiye gusomerwa usanga bamuciye miliyoni 3,200,000 z'indishyi. Ubwo bari bamukatiye burundu, bamukatira burundu bamucana miliyoni 3,200,000 z'indishyi. Yego. bamuha ko 200 ngari by'umwaka zahabwa miliyoni 3. Arajurira ajuriye avuga mu rukiko rw'ikirenga. Maze kujurira mu rukiko rw'ikirenga niho twicaye njye n'umuryango ati urubanza ko rugiye mu rukiko rw'ikirenga ntahazi nzabigenza rumaze nk'amezi hafi 6 yabaye atari ku muntu bazamurekura ntazi ukuntu bamurekuye nk'uko barekuye murumuna we. Nandikira ubushinjacyaha urukiko rw'ikirenga n'ubushinjacyaha ibaruwa yanyuza muri kuriye ngezeyo barampamagara ngo ndebe umwavoka wemerewe kuburana mu rukiko rw'ikirenga ibyo gusaba itariki. Ndeba umwavoka witwaga Esironi ajya kureba ajya gusaba itariki. Ari wowe wamwishyuriye? Namwishyuriye. Yego. Ariko bo baca ruhinga nyuma biyambaza ubuyobozi bw'umurenge wa Kanjongo bo bamuha icyemezo kimufasha yuko atishoboye atarasanzwe arimo. Bamuha icyemezo cyo kugira ngo abone umwavoka w'ubuntu. Okay. Kandi njye nagannye umurenge banga kunshyira muri icyo cyiciro ngo njye gufata umwavoka w'ubuntu. Uramwishyurira? Ndamwishyurira. Bigaragare ko bo bari bafite umuntu uri kumwirukira kuri dosiye utaragaragaye muri dosiye, ubwo ni wari uri kwirukanka mu kibazo cye kugira ngo ahabwe umwavoka w'ubuntu. Yego. Nibwo twicane bwo tugiye kuburana itariki baduhaye ndatega njya i Kigali mfata moto ngeza ku Kimihurura ari ubwa mbere ninjira mu rukiko mpahurira n'umwavoka wanjye turaburana atangiye kuburana ashaka guhunga icyaha ngo ntasomye dosiye. Inshinjacyaha ngeze urukiko rw'ikirenga aramubwira ati ikintu utazi muri dosiye yawe ni iki? Ngo hari byinshi atazi ngo nibamuhe igihe cyo kwiga iyi dosiye. Bamuha igihe kingana n'isaha ngo nagende yige, bamuha iminota 30 nagende yige dosiye. Bamuha n'umwavoka we ari kumwe na murumuna we baje amuherekeje baje kureba uko aburana. Noneho dosiye baragenda barayisoma bagarutse aza avuga ko nubwo agiye kuburana urubanza hari umushoferi w'imodoka
hari umushoferi w'imodoka wari uyitwaye, urukiko ntirwigeze rubiha agaciro. we ubwe aburana agiye kuburana mu mizi mu rukiko rw'ikirenga, yagaragaje yuko hari umuntu uri kubura muri dosiye, ko hari umushoferi w'imodoka uri kubura muri dosiye. Noneho barangije bo ntibagira ute, ntibabiha agaciro. Okay, banze kubiha agaciro, aburana ari umwe, aburanye ari umwe, urubanza aratsindwa n'ubundi. Yego, ariko mbere z'uko aburana, nsubiye inyuma gato, namaze kumenya ko maze guhabwa izo sinyasiyo ngo tuzajye kuburana, niho numvishe ko bavuga ko bagiye kugurisha isambu nzakuramo indishyi ndamutse mutsinze. Iyo sambu yari yanditse kuri indi, yari yanditse kuri muzehe, kuri Ernest Alias Muzehe, yari yanditse kuri indi, yari yanditse kuri Fatumwa Marie Jose, ariko Alias Muzehe yarasizeho ibikorwa bye. Ni ukuvuga ngo yari isambu imwe ariko ari iy'umubyeyi wiwe, uwo mubyeyi akaba yarayimuhaye ariko atari yayikataho ngo amugenere icyo gice cye akiyandikisheho. Bari batarajya muri mitasiyo. Icyangombwa cyari kicyanditse ku mubyeyi we, ariko hari ibikorwa yakozeho. Niki cyashobora kubwira abantu ko ibikorwa biriho ari ibye? Hari abantu baba bazi, bari basanzwe bazi, watanze nk'abatangabuhamya mu rukiko. Impamvu hari umugabo wahakoreraga ibijyanye n'ubucuruzi afite resitora, yashatse gutanga ubuhamya mu rukiko, yabutanze mu mudugudu, ajya no ku rukiko, agezeyo icyo gihe nari ndi kuburana indishyi, bo barabihakana, ntibabiha agaciro. Mbere y'uko tujya mu ndishyi, wenda nshobora kuba nkubajije ikibazo kigahita kikwinjiza mu kindi. Tukiri ku kibazo cy'uko wowe wamenye yuko bagiye kugurisha indishyi, ahazava indishyi zawe, ariko wari ukiri kuburana, wari ukiri kujya kuburana mu rukiko rw'ikirenga. Hanyuma umaze kumenya ko bagiye kugurisha indishyi wakoze? Maze kumenya ko bagiye kugurisha indishyi, nandikiye meya w'akarere ka Nyamasheke, ariwe Kamari, abandikira babwira ko batakwemera uwo ari wese wagura iyo sambu. Yego, nanjye agenera kopi. Iyo kopi urayigira? Okay, abadukurikira tuzayibereka mu mashusho. Iyo kopi ndayigira, maze kumpa kopi, tujya kuburana mu mizi, atsinzwe, tujya gusomerwa, bangenera 5,500,000. N'ubundi n'izindi ndishyi. Ni ukuvuga ngo muri izo 5,500,000 harimo igihembo cya avoka 500,000 na 5,000,000, kandi ibyo 500,000 wowe wari wabitanze umwavoka, ko ntabwo ari kukuburanira utayimuhaye. Okay, uko mu rukiko rw'Urusizi naramwishyuye, n'ubwo kirenga nyine asigaye. Yego, nibwo yicaraga, ya sambu bayigurisha n'uwitwa Habyarimana Juvenal. Bayigurishije ufite ibaruwa ibihagarika, ufite kopi yayo, baranayishyikirije uwo Fatuma? N'umurenge wari uyifite. Abaragiye arayigurishije? Ayigurishije, ndavuga ati niba bayigurishije, wowe se wenda uretse gato bajya kuyigurisha, wari utaratekereza, urumva wari umaze kumutsinda, bayigurishije waramaze guteresha kashe mpuruza, wari utarayiteresha? narayiteresheje. Ngo waburanye urubanza rurangiza, utesha kashe mpuruza, bamenye ko umaze gutesha kashe mpuruza, ugiye kuza guteresha cyamunara umutungo wa Ernest uri kuri ubwo butaka, barabimenye, baravuga ati reka tugurishe. Bagurisha gute rero kandi bafite bari bahagarika? Mu kugurisha ni ukwari kugira ngo bahungishe imitungo, nzabure indishyi. Yego. Noneho kandi ibyo bagezeho, ibyo bakoze, urumva ko bafite umuntu wabibagirije, kuko iyo baruwa yari iri mu murenge, noteri yakoreraga mu murenge,
urumva ko bagiye muri mitasiyo, noteri ntiyaje kuri ubwo butaka ngo mitasiyo bayikorere ku butaka gusa bataragiye. None se ubwo bari kuba bafite ibaruwa ya meya ihagarika kugurisha ubutaka, barangiza bakabugurisha noteri akabasinyira biri kugaragara ko bawuguze nyuma y'uko meya abuhagarikishije? Birashoboka, biterwa n'uko umuntu yagiye n'uko yagiye yambaye ikoti. Nuba muri makeya wowe abantu baragiye birengagiza yuko meya yahagarikishije ubwo butaka kubugurisha, barangije bagurisha isambu, barangije mu murenge babakorera mitasiyo, babemereza mitasiyo. Babemereje mitasiyo, ngiye maze guteza kashe mpuruza, ngiye kurangiza urubanza, mfata umushinga w'umwuga twabesa w'Urusizi. Ariko kurangiza urubanza yamaze amezi 8 naramuguze. Yabandikiye ibaruwa rimwe. Waramwishyuye? Naramwishyuye, baramuhaye igice mu 500 cyo twavuganye. Umuhamagara 250. Muhamo bansi ngo y'ingendo n'ayiki. Nibwo yaje arabandikira yuko bagomba kwishyura mu maneza, batakwishyura agateza muburira mu Rwanda hagati. Yewe nagiye no kumushaka i Rusizi. Nirirwa i Rusizi, navuyeyo nimugoroba, umuntu nza kumubona ambwira ko agiye kwandika indi baruwa. Kuva icyo gihe kugeza ubu namubonye rimwe. Nagiye kumubona rimwe, ariko atazanye iyo baruwa y'igihe kabiri. Niho rero twicaye, mbonye abuze, niho nagannye maje. Maje mbwira ko nzarega uwaguze n'uwagurishije. Ni ukuvuga ngo ujya umaze gusanga ubutaka bwaragurishijwe, kandi bukagurisha hari ibaruwa ya meya ihagarika kugurisha, kubera ko meya yari azi neza yuko abo bantu murimo muraburana kandi ko batsinze mu rubanza. Bagurishije ubutaka, umaze kumenya ko babugurishije ujya kugisha inama kwa maje ni bano banyamategeko bakorera mu karere, bagira inama abaturage mu bijyanye n'ubutabera n'amategeko. Umaze kugisha inama kwa maje akubwira iki? Yambwiye ko nzarega uwaguze n'uwagurishije. Uwagurishije yari Fatima Marie Jose, niwe mama Mese yasinze. Yego. Noneho ndegamo n'uwitwa Habyarimana ari we waguze. Yego. Maze kubarega nabuze ijambo mu rukiko rw'ibanze rwa Kagame. Njya kuva mu rukiko rw'ibanze rwa Kagame bacu 600. Niho nagiye najuririye i Rusizi, urukiko rukuru. Yego. Hageze umwavoka nari nafashe wundi aza kumburanira, kubera nari mbuze ijambo bwa mbere. Naravuze ati kuva ntazi iby'amategeko, reka nifashishe umwavoka iby'amategeko. Yaje mu ntegurarubanza, maze kugera mu ntegurarubanza niba baramubwira ati uyu mwavoka ntimuzamukira, yaherutse nawe akwepa urubanza rwawe, kandi nawe wari wamwishyuye. Uwo mwavoka wese waba uzi izina rye? Waba wibuka izina rye? Izina rye sindi kuryibuka, ariko nomero ye ndayigira. Yego. Yego. Nibwo twicaraga, yabaye ati urubanza baruburana mu mizi, tugiye gusomerwa, bancana ubundi 600. Ubwo nabibuze. Buretse gato, muri kuburana byanze bikunze mu rubanza abantu bagira ibimenyetso. Wari ufite ibimenyetso bigaragaza yuko meya yahagaritse isambu ko igurishwa, sibyo?
inyuma y'ibyo bimenyetso wari ufite abatangabuhamya nk'uko wabaye nk'ubinyuvugamo kare nuko nahise nkugarura nari nkubaje ikibazo kinjira mu kindi. Wari ufite abatangabuhamya bazi neza yuko uwo Ernest Alias Muzehe yari afite ibikorwa, kuko nk'uko wabivuze hari abantu babizi, hari uwahakoreraga ubucuruzi wavuze watanze ubuhamya, sinzi niwe wenda ari umwe. Ibyo bintu byose mu rukiko wowe bajya gushyiramo byanze bikunze niba hari ibaruwa yahagarikaga kugurisha ubutaka, sibyo? Ukaba warayishyizemo mu rukiko mu rubanza uburana, ubwo umucamanza yarifashe arenga kuko bari kubona ikimenyetso kigaragaza yuko meya yahagaritse abantu kugurisha ubutaka, yanzura yuko ubutaka bwagurishijwe binyuze mu mategeko, cyangwa se haba harimo ikindi cyabayeho cyo kujijisha urukiko. Urebye wasanga barabijishije urukiko kuko ibaruwa riri muri dosiye. Yego. Kandi mabwira ko ite n'abatangabuhamya n'abajyana abatangabuhamya hafi 5 bose bazi neza yuko Ernest yari afite ubutaka. Harimo n'uwahakoreye ari responsable wo muri serire bya bindi by'amaserire bya kera. Yego. Yayoboraga iyo serire, izo nzu zari ziri anahakorera. Nta mugabo najyanye babajije ibaruwa nerekanye muri dosiye, nta gaciro bayihaye, by'abagabo ntibabihaye agaciro. Ntabwo ni ukuvuga ngo ibimenyetso byawe byose watanze mu rukiko byateje agaciro, n'abagabo watanze ntibigeze babazwa nabo batesha agaciro. Nta gaciro babihaye. Hari ubuhamya wari ufite bwaturutse wenda nko mu nzego zo hasi z'ibanze? Nari mbufite. Wasinyishijeho no mu nzego z'ibanze? Nabwo babutesheje agaciro? Babutesheje agaciro. Babutesheje agaciro kuko ubuhamya bwari bwanditswe n'umuyobozi w'umudugudu wa Munini wasimbuye umuntu. Niba bwanditse amare kubwandika aranabusinya, bugaragaje muri dosiye butera ibyatsi. No mu rwego rw'akagari rwari rwemeje ko ubwo buhamya se bwabayeho, narwo bari rwasinyeho? Bwari bwasinyeho. Urukiko rurabwirengagiza? Okay, tugiye mu igura cyangwa igurisha ry'ubutaka, byanze bikunze uwaguze ubutaka agaragaza igihe yabuguriye, n'uwagurishije ubutaka agaragaza igihe yabugurishije. Ese nta masezerano yo kugura cyangwa kugurisha ubutaka yashyizwe muri systeme nabo mwaburanaga? Bo bayasizemo, ariko nanjye ndumva nyafite. Yagaragazaga ko bagurisha ubutaka ryari rero? Yagaragaza ko babugurishije naya ndi kureba agaragaza ko bagurishije ubutaka muri 2014 kandi ibaruwa ya meya ihagarika kugura no kugurisha ubutaka yari iya 2015 nkuko mbibona. Niyo ngo dufite ibaruwa ya meya iri kumubuza kugurisha ubutaka 2015, sibyo? Meya yahagaritse igura n'igurishwa ry'ubutaka. Bo bagiye gukora amasezerano y'ubugure kugira ngo bajijishe, baburaniye ku masezerano avuga ko ubutaka baguze 2014, bivuga ngo bakoresheje inyandiko mpimbano mu rubanza. Wabaregeze ukivuga hose mu rukiko? Nakivuzeho ntibagize agaciro. Nacyo n'umva ngo wagaragaje yuko hari ibaruwa ya meya ihagarika kugura no kugurisha ubutaka, inyomoza ibijyanye n'ibyo bari kugaragaza yuko bagurishije ubutaka mu buryo, baguze ubutaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Bo bagaragaza ko ari 2014 kandi bo bagaragaza ko meya yabandikiye 2015. Uko byanze bikunze meya ntago yakandika ibaruwa zineza ko ubutaka bwagurishijwe. Warabigaragaje mu rukiko nabyo byose babiteye agaciro kuko icyo gihe naburanaga n'abagabo bafite ikofi. Okay, ubutaka babanze urukiko rwanze ko buguma ari ubwa Habyarimana Juvenal, ko yabuguze mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma rero uratsinzwe, baguciye amande y'600,000. Byaje kugenda gute nyuma yaho? Nazaho baragurishije, bagurishije imitungo yanjye n'iy'abana. Twese twarangaye nyine muri konti. Oya buretse gato. Bagurishije imitungo yawe n'iy'abana. None se ko icyaha ari wowe wari watsinzwe mu rubanza byageze bagurisha imitungo y'abana gute?
impamvu bayigurishije ni uko twaburanaga yigeze avugira Rusizi ko azamvana mu kagari ka Kibogora n'umuryango wanjye. ubwo uwo muntu waguze ubutaka yari afite imbaraga zishoboka ku buryo ashobora kugenda. Icya mbere tugaragaje yuko yagiye atuma ibikorwa bye gukoresha inyandiko mpimbano mu rukiko, akagura akagura urubanza ku buryo badashobora guha agaciro abatangabuhamya baje mu rukiko, inyandiko zihari z'ubuyobozi bwite bwa leta, noneho agera n'aho ashobora gutegeka yuko isambu yawe n'iy'abana itezwa cyamunara. cyane rwose abigize. Bagurishije gute isambu z'abana? Isambu z'abana nahaye abana 8 akagari Karinzi. Meterera Makashi. Nuko mpaye abana. Cyangwa wahaye abana 8 umaze gutsindwa urubanza? Wari bibahaye imbere? Nabibahaye imbere. N'akagari karagusinyira? Kutanze 8. Ubwo n'uwango wari utanze 8 mu buryo bwemewe n'amategeko. Urangije batera n'intambwe batujya kwa noteri wa leta kugira ngo ubutaka muri systeme babugabanye babusature. Bwari bwaramaze gusaturwa? Bwari bwaramaze gusaturwa kuko babuhaye nomero. Niyo mpamvu ndi kureba hano mu itangazo rya cyamunara riri kugaragazamo yuko wari ufite bagurishije amasambu ya 4 ku 600 bagurisha amasambu 4. Harimo inzu 2 na parasere z'abana mu kagari ka Kibogora, mu mujyi wa Nyamasheke. Ku batabyumva neza, akagari ka Kibogora gaherereye mu murenge wa Kanjongo. Umurenge wa Kanjongo akaba ari wo mujyi wa Nyamasheke uyu munsi, ndetse ni nawo wahoze ari umujyi wa Nyamasheke. Abantu batumva by the way bavuga ngo uyu munsi bagire ngo ubaye umujyi wa Nyamasheke uyu munsi. So bamaze kugurisha ubutaka, bamaze gusora itangazo rya cyamunara, ubutaka bwose baje kubigeraho barabugurisha. Barabugurishije bwose. Bugurwa nande? Bavuga ko ngo bwaguzwe na Kagwiza Regina. Cyamunara yose yaba yarakozwe muri bwujuje, kuko uko numvishije njye ndagira ngo abadukurikiye bo ubwabo nibumva inkuru yawe bazayijonjore, sibyo? Bazayijonjore bumve ko hari ikintu kirimo gifatika. Kuko iyo turi kuvuga hano akenshi hari igihe abantu bavuga ngo ahari ni ukuremekanya, ariko ndaza kugerageza ibishoboka byose izi mpapuro ngende nzigira ute nzigaragaza uburyo umuntu udukurikiye ashobora kuza kujya areba akavuga ati uru rupapuro rurahari, urupapuro ruhari, urupapuro ruhari. So aba bantu nk'uko bivuze, umuntu yavuze ko azakwirukana mu kagari ka Kibogora n'abana bawe, arangije cyamunara iraba ibaye, ubutaka bugurwa n'uwo Kagwiza. Ese iyo cyamunara yo nkurikije uburyo yagiye ugaragaza ko wagiye wimwa ijambo mu rubanza, iyo cyamunara yo yaba yarabaye mu buryo bwemewe n'amategeko? Ntabwo nabaye byemewe n'amategeko. Kuko impamvu mvuga ko itabaye byemezwa n'amategeko nuko ari wo ugaragara muri cyamunara, kandi uwo Habyarimana Juvenal ari uri kugurisha imitungo. Niyo mpamvu mvuga ko bitakurikije amategeko. Juvenal niwe wahindukiye ajya kugura agurisha iyi mitungo, we uri kuyigurisha. Wenda icyo turaza kugeraho muri part 2. Ni ukuvuga ngo aka kanya Juvenal niwe wagize ute, niwe waguze wavuze ko azakwimura mu murenge mu kagari ka Kibogora, sibyo? Kandi Juvenal niwe muburanye, bigaragara ko niwe waguze, niwe wabaye ikibazo, wafatanyije n'umuryango w'abishe umwana wawe kugira ngo bagurishe ya sambu agomba kuvamo indishyi. Isambu bagezeho barayigurisha. Bamaze kuyigurisha waracuje urabyihorera, warabyakira avuga ati ubwo njye n'abana reka twemere duhombe. Ni iki cyakurikiyeho? Sinari kubireka, narahagurutse
maze guhaguruka ngana urukiko n'ubundi buri jambo n'ubundi ndatuza ndiyakira maze kwiyakira igihe umukuru w'igihugu yazaga i Nyamasheke aze gushimira abaturage b'i Nyamasheke ko bamugiye inyuma bakamutora 100%. Mbese yarabashimiraga ko bamutoye bakaba barangizanyije manda neza. Niho nagira ubuntu imbere ndabaza mbajije niho nazindutse maze kuzinduka njya mu banyabibazo ngeze mu banyabibazo baranyakira nakirwa n'umukozi wo muri Minaroc i Kigali bamaze kunyakira baranjyana bangeza imbere nabonanye n'abayobozi batandukanye ikibazo cyane nkibaza umukuru w'igihugu amaze kukibaza umukuru w'igihugu imbaga y'abaturage hari n'abayobozi babwiraga Mukamasabo na PTC w'akarere yuko bansubiza imitungo yanjye bakampa nyinshi. Okay, ndagira ngo nkuko twabibwiye abakunzi ba Pop Africa TV, iki kiganiro kurumva ni inkuru ndende tuze kugikora mu bice bibiri. Ndumva igice cya mbere dushobora kukigira ikingiki, dushobora gufata wenda ikingiki urugendo rwo kwicwa k'umwana wawe, kurinda ubuza ubutabera ukaba waragurishirijwe isambu. Tugaza gukora tukazabaha igice cya kabiri kigaragaza nyuma kuko tugarukiriyeho wabajije nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo umubwira akarengane kawe, utubwira yuko yagiye umurongo avuga ko gikemurwa, ariko sinshaka ko tujya inyuma ahubwo ndashaka tugaruka imbere. Mu by'ukuri wari ufite ibyangombwa cyangwa impapuro zose zishoboka zigaragaza yuko isambu yahagaritswe kugurishwa. Nk'uko umaze kubitubwira, ni ukuvuga ngo utweretse urugendo umwana wawe yakoraga, yari afite ahantu akora, afite umumotari ujya kumucyura nk'ibisanzwe nk'uko umuntu yaba atahakora akaba agira umuntu ujya uza kumucyura. Umwana baramubagira gutya baramumwambura, bamaze kumumwambura muri iryo joro uw'umumwambura ahita akaranamwica. Amaze kumwica byakozwe bigaragara ko ari itsinda kuko watubwiye yuko bari babanje gufata abantu 3, 2 bakabura ntibanaboneka muri dosiye. Ahubwo ngiye ikintu nshaka kugarukaho, hari imodoka watubwiye yafashwe ifatiwemo umurambo, ifatiwemo umuntu waje yitwaye aje kujugunya umwana wawe. Iyo modoka irengero ryayo ryaje kubiriye. Irengero ryayo uhagarariye ubugenzacyaha mu rukiko rwa Kantu yarayirekuye. Imodoka yafatiwe mu cyuho iri kugira irimo irajugunya umwana wawe. Wari uhagarariye umbwiye ko ari umugenzacyaha yarayirekuye. Wapariki hano uw'icyango werekuye mu Kantu. Ni ukuvuga ngo kubura kw'abantu 2 n'umwe wari wavuze wacitse, kwahise ko kuburana na bimwe mu bimenyetso byagaragazaga yuko byashobora kugaragaza ko abo bantu bafite uruhare mu icwa ry'umwana wawe. Cyangwa se noneho n'ikindi kirenzeho, ikizibiti nyamukuru cyagaragazaga yuko umwana wawe aho yiciwe atariho yasanzwe. Nacyo ubushinjacyaha yego ubwo se umushinjacyaha urukiko ni perezida w'urukiko n'umushinjacyaha wagitanze. Umushinjacyaha yahise ko abirekura. Ntabwo wigeze ubaza impamvu abantu batagaragara mu rubanza n'impamvu kimwe mu bimenyetso bigaragaza iyicwa ry'umwana wawe bitagaragara mu rubanza?
buriya umuntu yakennye abakennye ase ku buryo wabura n'ubutabera kubera ko ukennye ubutabera urabubura kandi bavuga ko ubutabera bubereye bose ubutabera ntibubera bose biterwa n'uko ugiye aho ngaho rero turabanza n'ubwo bwose turi kumva inkuru yawe tubanze tuganire nzi neza yuko amategeko ntareba ko ukize ntareba ko ukennye amategeko arenganura abantu bose wenda impamvu bivuze gutyo nuko ndi kumva uri kubishyira muri rusange ubutabera twavuga ko bwose bugendera ku bakire gusa ubutabera ninjye wabubuze yewe ukennye uwo urihangara ndi guseka ariko ntabwo ndi guseka kubera ko numva ko inkuru yawe ibabaje kuko birababaje cyane so ni ukuvuga ngo rero kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu muri iki gice cya mbere kigaragaza urugendo utweretse uburyo isambu y'abana bawe bose yagurishijwe bose baragenda uyu munsi wenda tubwire ingaruka nke byagishyize ku buzima bwawe dusoza ikiganiro mbere z'uko byangezeho ingaruka hari akandi nayo nibagiwe umukuru w'igihugu byazaga i Nyamasheke ubu ndi kubw'Imana Ernest bamufatiye i Nyamagabe aho yacikiye bamufungira intendezi ndi kubw'Imana si Ernest niwe ufunze Burera Beatere bamufatira i Nyamagabe baramufunga yamazemo icyumweru imiryango ye iri gucacana baramurekura ejo bundi turi kwibuka niba nagiye mu biganiro niho ryankubise ijisho yuni ku mutwe ni ukuvuga ngo nyuma y'uko umukuru w'igihugu umaze kumugezaho ikibazo cyawe hari cyahise ko cyongera kirakorwa bahita ko bakurikirana uwo mushoferi w'imodoka umushoferi w'imodoka arafatwa amaze gufatwa arongera arekurwa ubwo ntiyaba arekurwa kubera yuko babona ko nta cyaha kimuhama impamvu arekurwa ni uko bubatse ikofi kuko umushinjacyaha cyangwa se pipisi wari uhari n'uwari uhagarariye sitasiyo ya Kanjongo wari uhagarariye sitasiyo ya Kanjongo bamubaye i Nyamagabe abo kandi bari bamwe bo banamurekuye nibo bongeye baramurekura ubwo wenda ko nako wari wibagiwe noneho wari ugeze vuga ko twasoza ikiganiro imibereho mfite ubu mfite imyaka 65 ubu ntunzwe n'ikiyede uri gukora ikiyede kugira ngo ubeho inyuma dusubiye inyuma se ubundi ubuzima kugira ngo abantu badukurikiye babyumve mbere wari ubayeho gute mbere nta kibazo nari mfite nari mbayeho neza kuko nari ntunzwe n'ibyo mu rutoki rwanjye n'ibyo muri iyo sambu yanjye yari isambu yera iri mu rutoki munahageze mwasanga urwo rutoki rugera n'urw'abana rurahari n'urwanjye rurahari niko twari tubaye niko nari mbayeho n'umuryango wanjye utunzwe n'ibivuye muri iyo sambu none ubu nari ntarajya gukora ikiyede icyo gihe imitungo ntabwo wakoraga ikiyede icyo gihe watungwaga n'ibiri bivuye mu murima wawe nabibyazaga umusaruro none uyu munsi ndi kurya n'iyo cyuye abana banjye nari narahaye tukajya kwa noteri akagari kabizi tukajya kwa noteri wa leta bakagurishirizwa imitungo nibo bari kurya biyoshya icyuye byongeye hari umukobwa wanjye wananiranywe n'umugabo ufite abana 4 umwe ari kwiga segonderi nawe iyo yagiye yarancitse abana arabamba ubu ni ukuvuga ngo uri gukora icyo kiyede kugira ngo ubeho n'abana n'abuzukuru bawe ubu ni ukuvuga ngo yaba yarabaguteye bitewe se nuko aho wari waramugabaniye
bagize cyangwa n'ibyaha nyine byo kumwana nananiwe bari bahatwaye nawe akabura nyine nta kundi yabigenza singiye gupfira imbere y'abana bazapfe bapfane na sekuru na nyirakuru ndahari ubwo ni ukuvuga muri makeya imibereho y'ubuzima bwawe ishingiye ku kuba ukora imirimo ivunanye kandi ugeze mu gihe cy'imyaka y'izabukuru. Okay, hari ikindi wakongeraho? Ikindi nakongeraho ni uko nk'uko mwanganye abanyamakuru mukaza kumvugisha mwababwiye akarengane mwankorera ubuvugizi nkazabona ubutabera. Muri make ukeneye ubutabera. Urakoze cyane. Reka dushimire mwese mudukurikira haba ku biganiro byacu bitandukanye ibyo tunyuza ku rubuga cyane cyane rwacu rwa Hope of Africa TV. Ni televiziyo yacu ikorera ku murongo wa YouTube kuri online. Reka tubashimire mwese mudukurikirana yaba bari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Aziya, Australia ndetse tutibagiwe n'abari hano mu bihugu byo hino muri Afurika. Reka tubasabe niba hari icyo ushobora gutanga kinyunganizi kuri uyu mubyeyi. Urumva n'umubyeyi utorohewe, n'umubyeyi w'imyaka 60 harya ningahe 65 ariko ugaragaza ko abayeho nabi kubera ko atunzwe no gukora ikiyede. So urumva akeneye kubeshaho abana 5 yasigiwe n'umukobwa we. Umukobwa yabamutanye kubera yuko yaburanye urubanza. Urwo rubanza bikagaragara ko yarutsinzwe, ariko nubwo yarutsinzwe icyo nakongeraho nuko ubutabera bukwiye guhabwa uyu muryango ari ubwuko niba waratsinzwe urubanza bagakombye kuba bagurisha umutungo wawe. Iyo baza kuba bagurisha umutungo wawe ntibakure kuba ababyeyi uyu munsi wenda uri kuvuga ngo uri gushaka ubutabera bw'uko wiciwe umwana bakagurisha ahari kuva indishyi zawe, none nawe ukaba uri kwangara. Ariko ikibabaje muri ibyo ngibyo kurusha ibindi ni ukuri kwangarana n'urubyaro rwawe rwose n'abuzukuru bawe bakaba bari kwirukanka kandi wowe wamaze kubagabanira. Tukaba turi gusaba yuko wowe ushobora kumva iki kiganiro, niba hari ubuvugizi nawe ushobora gukora, turakwinginze kugira ngo ukore ubuvugizi byibuze uwo mutungo wagurishijwe bakosora amakosa yakozwe, hagurishwa umutungo w'uyu musaza, hareke kugurishwa umutungo w'abana bose. Ikindi nakongeraho nuko turamutse tuvuze yuko mu gihe ubutabera bwaba bugiye gutangwa bashobora kuzasesengura bakareba niba koko niyo sambu yari ikwiriye kuba yagurishwa, kuko niba nk'uko bivuga isambu yaba yaraguzwe n'uwagushoye mu manza, byaba nanone ari ukwicwa ugahonyorwa bwa kabiri. Ariko nanone niba bigaragara yuko urubanza wararutsinzwe ukarutsindwa mu buryo bunyuze mu mucyo, nanone tuvuga yuko haba harabayeho akarengane kubera yuko bagurishije isambu, bakagurisha isambu ariko bakagurisha n'ibyo batemerewe kugurisha kuko bari kugurisha umutungo wawe ntibagurisha uw'abana. Rero reka dushimire abadukurikira mwese mudukurikira muri hirya no hino namaze kuvuga. Reka nshimire umusanzu wanyu mutanga, ariko kandi inyunganizi zanyu zirakenewe. Ubaye hari support ushobora gutanga kuri no musaza, waca muri komanteri tukaguhereza nimero ukaba wagira icyo usunikaho, cyangwa ukaba wagira support ushobora kumuha iyo ariyo yose yayakira kugira ngo akomeze kureba yuko ashobora gufasha abo bana kugira ngo babeho. Ntekereza yuko ubu ngubu n'ibijyanye n'imyigire yiwe yabo ari we bireba. Rero twabasaba nkabasaba umuntu wese udukurikira wumva afite icyo ashobora gukora kuri uyu musaza ko yagikora kugira ngo tubashe kugira tubashe kureba ko hari icyo dushobora kumufasha. So reka mashimire mwese ubwitange bwanyu, kandi nshimire ibikorwa byanyu mukomeje kutwereka urukundo, kubyo mukomeje kutwereka support zitandukanye. Reka dushimire mwese mudukurikira abari hirya no hino
mu bihugu bitandukanye, Uburayi, Amerika, Aziya, Australia ndetse n'ahandi hatandukanye, tutibagiwe cyane cyane n'abari muri bino bihugu bitwegereye byo muri Afurika. Rero nkuko mwumvishije inkuru y'uyu musaza, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Burya kubura umwana nta kiguzi gishobora kubaho kigura umwana, ariko nanone niba ubashije kubura umwana, wamara gutakaza umwana ndetse n'indishyi z'akababaro izo kuguhoza amarira, urumva no gusiragira yagize byo kwirukanka kugira ngo arebe ko yahabwa ubutabera, nazo izo yagenewe n'urukiko ntabashe kuzihabwa, ariko bikagaragara yuko hari abagiye babyitambika, nabyo ni agahinda, no gushinyagurirwa bimeze nk'aho biri gusubiramo. So rero tukaba dusaba abakunzi bacu cyangwa abandi bose babasha kureba iki kiganiro bumva ko biri mu nshingano zabo, iyi ni intangiriro y'ubuvugizi, ariko kandi n'undi wese ushobora gukenera kumugeraho kugira ngo nawe amukorere ubuvugizi, anasesengure, aninjire, amwereke ibyo turi kuvuga niba koko ari ukuri, nawe ubwe ashaka kugira ngo abashe kubona nawe, ushobora kureba nimero yacu kuri no YouTube channel, kuri no miyoboro yacu, ugafata nimero yacu iri ukaduhamagara tukabahuza, ukamukorera ubuvugizi nawe. Ariko kandi nanone reka dusabe abo bireba, dusabe abanyarwanda muri rusange, ni ukuri ntabwo dukwiye gukomeza kubaho twumva yuko hari umuntu ushobora kurenganywa kandi akagaruka ikintu kivuga ngo ari kurenganywa kubera yuko ari umukene, kubera yuko atishoboye. Niba impapuro ndi kureba imbere yanjye zibaye ari ukuri, kuko nanone ntabwo yiganyije nimero urubanza, nimero y'ibaruwa ya meya, ibigaragara no muri archive yagenda mu karere gabonekamo. Niba meya yaranditse 2015, ntabwo meya yakandika ibaruwa ayobewe amakuru ko iyo sambu itari yagurishwa. Mu ikosa yakora ntabwo ashobora kwandika ibaruwa yo guhagarika ko isambu igurishwa azi neza ko isambu yaguzwe. Niba rero turi kubona ibaruwa ya meya igaragaza yuko yahagaritse abantu kugurisha, ariko mu rubanza bakaba barazanyemo ibaruwa igaragaza yuko baguze mbere ko meya bahagarikaho umwaka, mu by'ukuri byaba bibabaje bitewe n'agahinda umucamanza waciye urubanza, kuko byaba bigaragaramo yuko habayemo kubogama. Singiye kuvuga ruswa ko sinari mpari, nta bimenyetso nagaragaza bya ruswa, ariko habayemo kubogama mu kinyarwanda cyiza, kuko ntabwo nibaza ukuntu umuntu ashobora gukoresha inyandiko mpimbano mu rubanza ubundi warangiza ukamuhinzira. Ndabivuga ko ari inyandiko mpimbano mpereye ku ibaruwa ndi kubona ya meya ihagarika kugurisha ubutaka. Ikindi cya kabiri, banyakubahwa abacamanza, banyakubahwa bantu mugize urugaga rw'abahesha b'inkiko, ese uyu muhesha w'inkiko ahawe kurangiza urubanza agahabwa akishyurwa amafaranga, yarangiza kwishyurwa amafaranga akamara amezi 8, amezi 8 ataje gukurikirana dosiye kugira ngo irangire, harya we ashobora guhanishwa iki? Arakomeza akahabwa baji akitwa ko ari umuhesha w'inkiko w'umwuga, cyangwa bamaze kuba umuhesha w'inkiko utari umwuga, utari umwuga ubwo twadufashe abamaze kuba ahubwo umurya ruswa. Ibyo byo nanabyatura, kuko sindimaze ikintu cyatuma utarangiza urubanza rw'umuntu kandi urahawe amafaranga n'ikiguzi cyo kugira ngo ururangize. Ikindi nongera kuvuga, ni gute umuhesha w'inkiko ashobora gufata amasambu 4 ari no mu rubanza no mu rukiko bigaragara neza yuko umuntu yatanze 8? Ni gute muhesha w'inkiko ashobora gufata icyemezo cyo guteza cyamunara umutungo utari umuntu waburanye? Ibyo ngibyo nabyo byazasuzumwa. Mu by'ukuri rero turi hano turi kugira ngo dukore ubuvugizi bw'uyu musaza Nuranye nabo Fidel, ubundi ahabwa ubutabera, kuko ikigaragara nuko yahawe ubutabera butagize ute butuzuye. Reka tubashimire mwese mudukurikirana, tubararikire kuzakurikira igice cya kabiri kigaragaramo nanone izindi nyandiko zikomeye nkuko ngiye yabinyeretse, n'izindi nyandiko zigaragaza uburyo ari kwimwa ibyiwe kandi umukuru w'igihugu arabihaye umurongo kugira ngo abisubizwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ntimuzacikwe n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro, ubundi mubashe kureba ibigize ute ibikubiye mu karengane uyu musaza yakorewe. Nyuma y'ibyo ngibyo rero nabibutsa yuko ukeneye kugira ikintu amufasha, ukeneye kugira support amuha, kuko kubona umusaza nk'uyu nguyu imyaka 65 ari gukora ikiyede nk'abantu tujye tuvugisha ukuri, kandi akubwira ko yarabayeho arya igitoki asaruye mu rutoki rwe, arya ikijumba asaruye mu murima we, ashobora kuvuga ati ndasoroma imboga mu karima k'igikoni ndishe cya kijumba, abayeho neza nta kibazo. Ariko uyu munsi akaba ari guca inshuro
y'ikiyede umusaza ungana gutya, ndagira ngo mbabwire ko bibabaje. So ku muntu nawe wagira ikintu ashaka gukora, urabyifuza tuzatumuhereza nimero ashyireho uwo musanzu, ntabwo ari nimero yanjye, nzabahereza nimero y'uyu musaza, ubundi ashyireho uwo musanzu, ubundi abashe kugira ute, tubashe kureba ko twagira itafari dushyira ku buzima bwe. Kubaho ni ukubana, ahari ushobora gusapotinga uyu nguyu, ejo nawe ukazagira undi aho ugera bikomeye, ugakorerwaho umugisha n'undi muntu nawe utazi aho aturutse. Murakoze cyane, dukomeze kubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bya hano kuri Hope of Africa TV. Ndabararikira gukomeza kubana natwe. Niba udukurikiye ari ubwa mbere, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ukore kuri like, ushyire kuri comment, utubwire ngo ibiganiro byanyu mukora tubyumva gutya, tubikunze muri ubu buryo, cyangwa se niba hari n'inyunganizi ushobora kuduhereza uziduhereze. Kandi nanone niba hari n'ikintu natwe ushobora gutera mu inkunga kuri Hope of Africa TV, amarembo arakinguye. Iyo tugiye gukora inkuru nk'izi bidusaba transport. Ubu ndi mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kanjongo, akagari ka Kibogora, umudugudu wa Rwakagaju. N'iki kiganiro kibaye twicaye. Ndabashimiye mwese mwadukurikiranye, ahasigaye mugira amahoro.